arigira ati byaye umwana reka tugende tuyihe umukobwa w'isugi vierge yego ugipfundikiye akifunza ati wabikoze kuri Mariya Gabriel yazi mu cyagace ati umukobwa bite byabashaka nasuti Yumuri yabone tutuko uzikubangire ku cyumba gishiki habana kugamba uri mu kubika munyicuka kabisa ngombwa ati ngaho tuzamura mwuka w'Imana azatwikira imbere y'Yesu zizakuzamo rero muzafuka azitwera w'usumba kiragera Yesu arakura agera kuri Yesu yo gushungura araparira imbere y'uko akoresha kwamwisha amen abamuka bagabo usanga mu mateka cyacu n'icyo abantu kuno kerene no okera kimwe mu cyo muzazo bagimba yawo mbitse kuvuga ko mu Yesu bitabaye wabo Nazareth yego ntabwo ryabereye Wananzi bamuhahanye igire ubizobika cyaro igere yunara rero ninga bakunda cyaro Israel twatawira ariko gicuje ukukupera kandi nara na Yesu bezeneza nimanyish Matayo kane 17 uzasanga jambo wewe Matayo kane 17 uzasanga jambo umugabo wa Zabuloni na Nafutali Igalilaya n'Abapagani abantu bari mu gikombe cy'urupfu mu gicucu cyabo bamurikiwe n'umucyo amen ngaho Yesu yigiye impamvu rero mu Igalilaya n'Abapagani niyo Yerusalemu bashyiramo ibicibwa byose byaciwe kuri Israel abantu bose babaye mudi yo abantu bose bavumwe Bicibwa mbese ngo ni mu iwawe amarembo kandi bitari wese umuntu wese waje umunyabana benshi y'ababyeyi cyangwa abavanye mu nda mbese umuntu wese wajyaga kujyana he so kujyana mu aho rero aho ni wese yigiye mwagera akaza uradukunda icyo kinze gisa ndakunda nyine bari bemerewe gusenga no kwivuga mu izina icyo bita mu Giheburayo Elohim abo bantu abanyamahanga baciye ku Mana abo bantu bavuga bitwa inkone tugere Yesu ubutumwa Galilaya yose ariko Kaperinawumu y'abagomba kwa Bunyamin bene bitwa Betaniya yari yamuka yutayamutse unyuze yote mbibutse ko kwaza kandi kose naragenze hanyuma rero imirimo yose yajyanye Yesu irangira aho Bibiliya itubwira ngo ntabwo ashaka kubiherera ntabwo ashaka ngo yiyumva ko kugaruka hehe Yesu muzi impamvu babyumvisemo ngo yumvise muri benshi kumubwira yihutire gutaha Yerusalemu umuhanuzi wese agomba gukora ibyo agira ati hapfira agomba gukora ikokwa umuhanuzi wese cyangwa muri zo gukora imirimo y'ubutambyi ntabwo ajya ava mu cyaro agwa mu mujyi gerageza utahe nawe ubwenge aturuka aho hantu yego bibutse yabonye ubwato bumwambutsa wibuke ko ubwato bumwambutsa yabonye abatiye wamutse baraguruka yabutiwe nawe na Simoni ariko mu gutaha ntiyabonye umutizi yahise aca hehe aha hose ntibambagana gahita Kayonza kabona gahita
ataha Yerusalemu, bageze bugufi bw'umurwa nibwo yageze ahantu ngo atuma abahungu be bari bamurwa, ariko intumwa ze ngo mugende mujye mu murwa murahasanga indogobe zisigaye n'icyana cyayo, muranzanira icyana mugende mubikoreshe. Indogobe zisigaye n'icyana cyayo, muzi turi icyana nyina w'indogobe mubikoreshe, muzanira icyana cyayo. Kuzitura icyana bakareka nyina byasobanuraga kuzitura umuntu ubasha kwizera atizize ku bintu byinshi azi, bakareka banze kwizera aho bazicisha. Aribo Bisirayeli. Ubwo nyina w'indogobe n'iki? Ni Abisirayeli barangiye. Tanzira icyana cy'indogobe ni umuntu mushyashya wizeye. Amen. Mukinzagaje icyo rero yuriye ahindukira mu murwa akiriho, aricyo basasaga iki? Imyenda, amashami n'ibindi byose, umuzi yarahebuje ubuzima umutima. Yahageze umunsi umugoroba, mu minsi mike cyane baramufashe, yego agambaniwe, baramwica, bamaze kumwica arahamba. Bamuvuze ikintu gikomeye, ariko buriya imvura akazi, buriya imva ni ikintu gikaze cyane mu rugo rwa Yesu. Kuko mu by'ukuri buriya ubuhanuzi bwa Yesu bwari bwarahanuwe ibintu bibiri, ko nta bisho bye bizarogorwa kandi ko nta gufwa rye bizahurwa. Ku musaraba rero amaze kuvuga ijambo wese muzi igitwa birarangiye, yego hamaze kuba n'ubwira byahise birangiye. Ubwira kabiri ni operasiyo Imana yakoze ngo abaturage bose batahe. Burya ubwira kabiri ni operasiyo y'ijuru Imana yakoze ngo basezerere vuba, none igira ikintu yitunganyiriza. Niba harabaye filime mwarimo narakubise reba byari mu masaa saa munani saa cyenda mukabona hahindutse nk'iki. N'abahungu bari bihagazeho n'abamuteye icumu n'uriho ko atazi twihene ziziritse mu gihugu byose n'inkoko zifite imishwi byose yihutiye ibintu byo kujya mu bamaze gutaha rero n'abagiye bose bashaka aho ngaho bavuga amasaha atatu, bamaze kugenda bose barangiye. Haleluya. Nibwo Nikodemu usanga ahangaha mu butumwa bwiza bwa Yohana 3:3. Burya Nikodemu yahindutse aganira na Yesu y'amagambo gusa. Muzi ko nta hantu bibiri kuko Nikodemu yatuye, nta hantu bibiri kuko yatukanye Yesu amusengera, nta hantu babona bavuga ntihari inkuru irangira, ariko burya ngo yakomeje kuba umwigishwa wa Yesu mu ibanga. Udaterana ajya mu iteraniro, nta gice yakurikiye cy'igisha umwatizo, ntabwo yegera mu mabere atabazwa ku maso yibera umwigishwa wa Yesu mu ki nta nibature yabagamo, yakomeje kuba umwigishwa wa Yesu mu ki. Uwo rero uwo utaragiye no mu rupfu rwe, utanabaye hafi aho, wakurikiranye no kugamba no kwicwa gusa, ngo yaprofisa ako kantu k'ubwira kabiri. Ati na mbere hose Yesu nkunda kumusura ryari arabamuka yikuza kwa Simoni, kwa Yosefu w'Umwarimatari. Asanga Yosefu w'Umwarimatari yari afite ikibazo kibaho. Mu by'ukuri imva yo ndayitanze ngo dushyingure umwami wanjye, ariko ndamufashwa nande, ni icya mbere kumumanura, ndamumanura nayo nande, gusa mbashe kujya mu rwego rw'imbanuza nubwo ntabishobora, ndamuvana igorogota ku musaraba muzane hehe iwanjye kumva. Kuva igorogota aho Yesu yari yabambwe ni nk'uko watuka ku badive nabujye barafatira kuko arasabira ukamanuka ugashyingura mu mutuzo ku rusengero. Ubwo bwose ko Umwarimatari wumve kumwifanisha ku musaraba akamwinoza wenyine. Noneho Nikodemu ahagera
umugabo wishe no mukoroje ndumva ntashaka kumubiri nibo bonyine bagiye bamugare kujya mu ngo kwa Yesu haleluya kwari kujya guhangana n'ijambo shitani yavuze kabiri bwa mbere ari mu butayu mu minsi 40 nyuma ya bya bintu byavuga ngo Yesu icyaha namubwiye ngo gende muteze icyo kiri rero hari ku musaraba ariko bamutubwira ngo icumu agakoresha amagambo ngabo se kandi umva ko wagira ngo ivuze wamutse aho yenda nkubwiye ngo hari aho tuzabona ndajya wumva we ntabwo bafapasa ntabwo ndakubwiye hamwe ni hari tuzahurira kandi uzakumvisha we manuka se none uri kumva kumanuka kwa Kristo umutima ugaca urya mwanya yasimbuye ibitabo byose asimbuye imiganura yose asimbuye amasaka yose n'ingore zose asimbuye ihene zose asimbuye intama zose kandi uwo munsi igitambo cye cya Kristo ngo cyererwa kugera mu rusengero kuri wa mwanya w'abatemu kabiri ni ukuva hariya kuri wa rusengero uzamuhana kuko Yesu ni nkaho yabamuye mu by'ukuri Yerusalemu ariko bamujyanye nyuma y'iki nyuma y'urugo ntabyumvise aho yabamuye si kuri y'umurwa wa Yerusalemu ariko kubera ko itegeko ry'ibivume amaraso yose yagombaga kumeneka nyuma y'iki ikivume cyose cyangwa kujya mu hehe niyo mpamvu mu baheburayo havugamo amen mu kubabazwa ko yarasohowe bamujyana inyuma y'umuntu akaba ngo ni uko natwe twemere gusohoka tumusange iyo twemeye kuba barakunda umweza mugabo kujya kasi nayo ihagarika cyangwa uwahuragera wajya yarageje urasaba ko ni bwo kundi muracyahari unitongo nitongo ntabwo kibazo ututangire satubabiri kandi bizayo bivuga ngo ubu n'uwaza nta gitambazanye yakwinjirira muri iki icyo Kristo yabatangiye n'icyo mwinjire muri icyo Imana ishimwe uhereye uwo munsi rero uhereye uwo munsi amen mu ijuru Imana n'umwana wayo yego babara ko hari umugani utanzwe mureke mumve yapanzwe babaze ko mu ijuru Imana yakiriye iki umugani noneho uko mu ijuru na Yesu
babara amasabato arindwi. I Buyuda Israeli babara amasabato asanzwe, kuko iki gikorwa cya Yesu yagikoze muri Yerusalemu, hari wa muhango usanzwe w'Abayuda. Uko bari batanga amasaka bazana umuganura, Kristo we yarimo. Noneho urebye umuganura wa Kristo, aya ngaya abangaba barazabahinduka ngo Abanyamana bagiye kwiyemera, naho kumbe hari undi wabonetse mu mwanya w'amasaka yose. Baragenda, haleluya, kuko tukwakira igitambo kirangira n'iminsi 3. Iyo mpamvu amaze kuzuka, yamaze iminsi 40 yiyerekana. Yesu nashimye. Tukaba tukabe gorotoya, sujuma kigalilaya, yagishikanga kabiri. Izo zitebye bibutse ko iya mbere yari ihagije, ariko iya kabiri yayongeyeho kubera ko bwa mbere yasaga Thomas atatera. Ndashaka kuvuga ko Yesu ashaka kugaruka ahangaha hazamo n'umuntu. Ejo yarahabaye, n'ejo yarahabaye, ku cyumweru gishize yarahabaye, ariko Yesu umunsi umwe akahaza. Tagati yari umuntu. Uwo munsi yinjiye ahita amuhamagara mu izina. Amubwira ibintu. Reba neza mu biganza byanjye. Itegeze hehe ku birenge byanjye. Ngwino kandi ukore hehe. Kuva uyu munsi uwizera we kutizera. N'ibindi bikorwa byinshi yakoze muri iyo minsi 40, iminsi 40 aragira ate? Aragenda. Agira ate? Aragenda. Uburyo bwo yazamutse ku munsi wa 40, ariko asigaye yigishwa binjiye mu cyumba cyo hejuru kandi ujye mu gihe werekana nawe impamvu. Ndaza kubabwira impamvu mu magambo yababwiye kuva atangira kuvuga yababwiye ko bagomba kujya mu kire. Mana yo Kristo agira agatendo banuka. Uriya aramutungu Yesu. Bo ntazamutse ntibinjiye mu cyo hejuru. Yababwiye ko nta mutaha, nta gitaha, nta giterane, nta konseri, nta mahugurwa. Babone yerekeye Yohana yabatisha n'iki? Amazi, ariko mu minsi mike. Murabatisha ubukari. Ku munsi wa 41, yego, ari wo wa mbere w'abanyamasengesho. 42, 44, ine mu cyumba. 46, itatu mu cyumba. 48, umunani masengesho. 49, icyenda masengesho tuba hejuru. Yego, uwo munsi wa 49, i Buyuda bose. Wa muhango urageze wo kuza hehe? Yerusalemu ku munsi wa 49. Bose baza bisuka hehe? Muri kafi, mu nzu yo hasi. Yego, mu nzu yo hasi niho bazaga biruhanye. Baza biruhanye. Abari hejuru bari mu bwoba, baragira bati Pentekote dusanzemo y'abaturage. Mwese n'uwitsamura yipfune gahoro, ukorora afatire ku mwanya cyane, umuriro ugatuma itadutamaza, kuko ntabwo tubaho kabisa. Ubwo bwoba bw'abacyo bibutse ko iminsi 10 barangiye bagira amagambo yo kwiyeza, kuganira, kwaturirana ibintu zabaye. Ijambo ry'umuntu yavuze kandi rimeze neza. Abasobanuzi ba Bibiliya bavuga ko niba hari ikintu batinze kubona urugi kuri Petero na Yuda. Yuda bamuvuze akanya gatoya, igihe ibyago byarandemereye, batubwiye ngo umuntu amara iminsi kandi gutya mu murimo adakijijwe. Ngiye namwe bashobora Imana ibite inyezi. Ubundi mu by'umuco abandi batako mwakwatira kuri ibi. Ngiye na Petero mbabaje. Kuko yagiraga ivuze baratuye kabisa. Ariko mu munsi wa 9 w'amasengesho
icumi iby'iminsi 40 ntacyo bitayeho naho kumbe mu ijuru niko babibaza. Noneho hasi basinze inzoga nijoro, mu gitondo mu rukerera data wa twese n'umwana w'Adamu bizinga bohereza umwuka. Barukata ko ari iki ko ari inzoga, ariko bagatsinda n'ibintu bagasanga ntibasangije. Nibwo babonye mu gitondo. Icya kabiri bagatsinda no kubona kuvuga mu ndimi z'iwabo za kavukire kandi atari iwabo. Haleluya, haleluya. Bose bari hamwe. Iryo jambo hamwe risobanura ahantu, kuba hamwe ahantu mu mwanya umwe. Iyo jambo mu mwanya umwe bisobanura muri eta imwe. Yego eta gatatu mu mwanya mwiza wo gutegereza mbese nk'umwunganye umeze nk'iki. Please, ntabwo wari umeze nk'umuyaga, ahubwo wari umeze nk'umuyaga. Musome neza. Umuriro atumva n'iki ni nk'umuyaga. Harimo prono, harimo insimbura z'abasanga, harimo pronoratif. Umuriro atumva umeze nk'umuriro w'umuyaga uba cyane uko inzu bari bicaye. Amen. Uwo muriro mwumvise mwumva hano niba utuma umuntu wese ubatizwa mu mwuka wera cyangwa wujujwe atizwe. Nta muntu usa umukara neza cyane muri koma cyangwa ufite imbasa yo kumeza kuvuga ngo nagide tu gloria tu la
icyane yewe n'Imana ntabwo ariko mwese muzifite sindi nkeya bambaye ngufiya zirimo hajya mu byita siratera none hakaba foyer hakaba na siratera ariyo mvugo rero yes ego nize cyereke mwaje aho ari kuri iyo vuze nyinshi afite arimo kuvuga umwuka w'Imana azajya akoresha bwaho kandi akunihire ushobora kuba tuzatinda ku ijambo ryitwa ibyo barajemo babaye n'abantu n'amatsiko mubise umubatizo n'inuma ukwiriye mu mazi mu mwoto w'amazi menshi niko no kubatwa mu mwuka bimera wirira mu mwuka no kurangirira mu mwuka intoki zawe zose n'amano byinsurwa n'izazagira n'amatwi byose birangira mu cyo ushobora kugabanuka ashobora byose Imana mu nyemerero byose
reka nkoreshe wenda irya buri mpano muri izi ifite urubuto rw'umwuka igira ite irya. reka urwo rubuto rw'umwuka mu mbuto z'umwuka yatubonye turwite regime. buriya ziriya mbuto z'umwuka zose, byishimo, amahoro, kugira neza, kugwa neza, kwirinda, byose ibyo byose bavuze hariya muri ziriya mpano icyenda, buri mpano ifite urubuto ikoresha ngo ikore neza. Amen. Akabigira ibaye ngombwa yuko wenda yanazivanga bibaye ngombwa akabera nk'iyakoze imana ikabera nk'iyakoze amasedwani. Umwigisha kirazira ko agera imbere y'iteraniro, kandi umwigisha abigisha buriya bagira impano ibyara mwumvise. Iyo mwumvise yitwa ubwenge nabwo kumenya, impano yo kumenya n'igihe y'ubwenge wese wakuza kuko cyane cyane yo kumenya iyo wakoresha aho muzi bari baho. Iyo mpano kirazira kuba neza imbere yayo mpano mbarakariye. Ninshaka mbenze ibyanyu, ninshaka mbena bumvise ibyanyu barambwiye uko umeze, si byiza ko mpagarara imbere y'inzego. Ngomba kuba bafite isura nziza ariko waba uza kugwa nguwe neza, kandi kugwa neza ukaza kwerekana n'urukundo mpaka ndangiye kwigisha. Niba mpamagaye n'abantu bo kwakira umwami Yesu nkabahamagaza urukundo, ariko hari umwigisha uzaza ibyo bintu atabifite, afite kwigisha ariko ashaka, ariko nta mbuto zijyana nabyo. Abahagarariye mpaka atangira izirangije muri Afurika. Yewe yatwitse amafaranga yanjye mbese ntawe yaranze, niba mwanzi babaye ntabwo